Ndagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, ukunda ibiganiro akunda gucishaho. Igihe bikugereraho ntabwo mbizi, icyakora haba mu gitondo, haba umugoroba, haba ku manywa, igihe uboneye umwanya ni ukuri Uwiteka aguha umugisha. Tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'ibimera bigiye bitandukanye, ariko nkababwira ngo mu buzima bwanjye ntabwo nkunda umurozi, ndamwanga ijana ku rindi. Ni nayo mpamvu ubu kano kanya tugiye kuvuga ku kijyanye n'imyuka mibi mu nzu, uburyo ki ibimera bishobora kwirukana imyuka mibi mu nzu. Rero ndagira ngo ukurikirane nk'uko usanzwe ukurikira kugira ngo ubashe kwikiza. Ni ikimera cyiza, ni ururabo rwiza, ariko rubasha kwirukana imyuka mibi rukinjiza umwuka mwiza. Kanda subscribe, ukande like, ukande comment, ukore share kugira ngo n'abandi bibashe kubafasha. Tugeze ku bantu bageze ku 4,000 hafi na 200, ariko turifuza kuzamuka. Rero birasaba yuko kugira ngo namwe mumpa avantage mukanda subscribe. Ni mukande subscribe, uku nguku ni ukumfasha, ariko namwe mwifasha. Muramfasha namwe mwifasha muri aya majwi meza cyane rero murimo mwumva. Ni mukande subscribe, mukande like, mukore share mugenzi wawe ushobora kuba afite ikibazo nk'icyo turi kuvuga, ube wamugezaho iki cyigisho n'iki kimera, maze nawe abashe kuba yagishyira mu nzu. Ni ikimera cyiza cyane, ikimera cyiza cy'ururabo ushobora gutera mu rugo iwawe. Iki kimera mbanze mbibutse yuko ngiye kukibabwira kitaribwa, singiye kukivuga mu buryo buribwa, ahubwo tugiye kukivuga mu bundi buryo, ubwo tumaze iminsi twivugira ku bijyanye n'uburyo ki warya cyangwa se wanywa ibimera. Ariko ubu kano kanya ntabwo ari byo turi kuvuga, ahubwo turi kwivugira uburyo ki wagishyira mu nzu maze kikabasha kwirukana imyuka mibi. Iki kimera ntabwo nkizi mu izina ryacyo, kimera ntabwo nkizi mu izina, biraza gusaba yuko ukizi aza kutubwira uko cyitwa. Icyakora wowe ukireba uraza kukimenya rwose, kuko ni ikimera kizwi n'abantu benshi. Nk'uko murimo mukireba rero kuri screen, muratubwira ngo cyitwa gutya, ariko ngiye ntabwo ndi kumenya izina ryacyo. Ubushakashatsi buvuga ko iki kimera, ko ibimera bikenera gazi carbonique. Ibimera ubundi bikenera gazi carbonique, ni ukuvuga ngo bikenera imyuka mibi, aricyo kiki bikaduha oxygene, imyuka myiza dukenera. Iki kimera cyo gifata umwuka mubi uri aho hantu kikawumira, maze cyo kikarekura oxygene. Uwo mwuka mubi wo ukimerera neza, ariko twebwe kiduha oxygene twebwe dukenera, maze tukabasha kuba twabaho tumeze neza. Ngiyi impamvu rero ukwiye kwitaho kuri iki kimera. Benshi twakunze gutinya, ugasanga ntabwo mugitera, ariko dore impamvu ukwiye kucyitaho. Abenshi twakunze kukibona mu biro cyane, mu biro. None nawe ubu nakubwira ngo ntutangwe kugitera mu rugo iwawe. Akenshi mugisanga mu biro by'abantu, ntabwo muzi impamvu babishyiramo,
ndetse no mu bakire runaka ubisanga muri salo birahari, cyangwa hanze ku ibaraza, ariko ntumenye ibyo ari byo. Ariko aba bantu hari icyo bamaze kumira muri bo, ni uko iki kimera kibasha kubafasha kwirukana imyuka mibi. Gitanga umwuka mwiza mu nzu, ogisijene ikagera mu nzu hakamera neza. Kwirukana imyuka mibi, gaze karibonike kirayirukana. Amoniyake etc n'izindi imyuka mibi kirayirukana, cyangwa se cyo ubwacyo kigasa nkaho kiyimira. Gutuma wumva utuje mu mutwe, ukongera ukumva ugize ubuyanja. Kugabanya stress, iki kimera kigabanya stress cya gihe wumva ujagaraye mu mutwe, ukumva nta n'ikintu ushaka kugira, wabuze ahantu wakwicara ngo ube utuje. Iki cyatsi, iki kimera kigabanya stress n'ibindi. Mbere y'uko nkomeza nongere mbivuge, iki kimera ntabwo kiribwa. Icyo ukora ni ukugishyira mu nzu, ukaba wagikorera akantu k'akavaze, maze ukagiteramo kikibera aho ngaho. Gikora cyane mu ijoro, kuko gukorera mu mwijima niho mu mwijima nibwo kibasha gutanga umwuka mwiza. Iki kimera nijoro kirakora cyane. Rero nakubwira ngo sangiza abandi iyi nkuru nziza. Niba ugifite, hari ukuntu imyuka mibi igenda yinjira mu nzu uyitejwe n'abarozi, ariko niba ugifite izazamo maze kiyimire maze kigusohorere umwuka mwiza. Nakubwira ngo sangiza iyi video abandi babashe kuyimenya, kuko ni inkuru nziza wari ukwiye kumenya. Uwiteka akomeze kubana na buri wese udukurikiye. Uwiteka abampera umugisha. Iyo niyo nkuru uyu munsi nari mfite, numvaga nifuza kubasangiza. Nimugire amahoro y'Uwiteka rero.